reka tuze kumvikana. Uyu munsi wa none ngewe ndi gukora nk'umunyamakuru, ndi umukristo ariko w'umunyamakuru. Twebwe dukeneye kutubwira ibintu byumvikana, aho umuntu udukurikiye yumva neza ibyo akeneye kumva. Iyo mpagaze mu cyimbo cy'abanyamakuru, mpagarara muri comment abantu baduha n'abaduhamagara kuri telefone ibyo batubwira. Kubera iki uyu munsi wa none uri umunyarwanda, uri kudusobanurira indimi abagira iki bakoresha, uri kudusobanurira indimi abaroma n'abandi bakoresha, ariko hano turi mu Rwanda. Kubera iki udakoresha indimi zimenyerewe nk'abanyarwanda, ahubwo ugakoresha indimi z'abaroma, ugakoresha indimi z'abagira iki, kugira ngo umvikanishe ibyo ushaka ko abantu bumva. Abantu bakeneye ko uvuga Yesu, ukavuga Yezu kuko abantu babyumva. Kubera icyo usoma ni Bibiliya yera cyangwa se usoma Bibiliya yaravuze ngo Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, sibyo? Yego. Hanyuma arangije bamaze gutwika igitambo, cyangwa se Yahwe amaze gutwika igitambo, abantu benshi basoma Bibiliya yera, ntago babonamo izina ryitwa Yahwe, ntago babonamo izina ryitwa Yashuwa nk'uko bivuga. Uraza kudusobanura Bibiliya usoma ugakuramo ayo mazina kugira ngo abantu baze gutandukanya ngo shehe avuga Imana yitwa Uwiteka abantu basenga cyangwa se ni yindi Mana. Noneho turabimenye, Yahwe niwe Elohim. Yahwe niwe Elohim. Nuvuga ngo Uwiteka niwe Mana cyangwa se uhoraho niwe Mana, Yahwe niwe Mana kwa. Shehe, uraza kutwemerera tuze kugenda tuganira gake gake kuko hari ibintu byinshi ugenda uvuga bisiga abantu, reka tuze kumvikana. Uyu munsi wa none ngewe ndi gukora nk'umunyamakuru, ndi umukristo ariko w'umunyamakuru. Twebwe dukeneye kutubwira ibintu byumvikana, aho umuntu udukurikiye yumva neza ibyo akeneye kumva. Iyo mpagaze mu cyimbo cy'abanyamakuru, mpagarara muri comment abantu baduha n'abaduhamagara kuri telefone ibyo batubwira. Kubera iki uyu munsi wa none uri umunyarwanda, uri kudusobanurira indimi abagira iki bakoresha, uri kudusobanurira indimi abaroma n'abandi bakoresha, ariko hano turi mu Rwanda. Kubera iki udakoresha indimi zimenyerewe nk'abanyarwanda, ahubwo ugakoresha indimi z'abaroma, ugakoresha indimi z'abagira iki, kugira ngo umvikanishe ibyo ushaka ko abantu bumva. Abantu bakeneye ko uvuga Yesu.